Ibi wari ubizi? Waruziko rimwe mu ikoranabuhanga dukoresha uyu munsi ryavumbuye imyaka 100 ishize, guhera ku modoka z'amashanyarazi zo mu 1800 kugeza ku miryango yifungura mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Iri ni ikoranabuhanga ryavumbuye mbere y'igihe. Wabyumva turamutse umenye ko izo toilette zimaze imyaka 1000 zivumbuwe. Iyi ni ICONIK CEO, ndabasuhuje. Reka duhere ku modoka z'amashanyarazi, electric cars. Mbere y'uko imodoka za Tesla ziyobora imihanda, imodoka za mbere z'amashanyarazi zakozwe bucece mu 1800. Mu ntangiriro y'1900 imodoka z'amashanyarazi zari zigize 1/3 cy'imodoka zose zo muri Amerika. Abavumbuzi nka Morrison na kampani nka Baka Electric bakoraga imodoka z'amashanyarazi zari zifite batiri zicaginga. Kuko ubwo hazaga amavuta ahendutse, ubwo ndavuga ibikomoka kuri peteroli, bigahita byigarurira isoko. Mu by'ukuri imodoka z'amashanyarazi ntabwo ari ahazaza, ahubwo ni inkuru yisubiyemo. Ariko mbere yuko tubona igihe imiryango yifungura yaziye na toilette bafurashinga, reka tubone Merccedes Benz Biome. Mu 2010 uruganda rwa Merccedes rwafashe inzozi ruziha ubuzima, ubwo ndi kuvuga Biome. Iyi modoka ntabwo yakoreye mu ruganda, ahubwo yakuriyemo, yaratewe irakura nk'uko ibishyimbo bikura. Ibintu ngiye kubwira bigiye kugutungura, ariko ugerageze ubyumve. Iyi modoka yakozwe hakoreshejwe ibihinga bikomeye cyane bya fiber, bateye muri laboratwari maze babikoramo iyi modoka n'ubundi nywa amavuta aturuka kuri ibyo bihinga bita Biome. Nyine ni nko guconga indabo ukaziha ishusho ushaka, niko iyi modoka yakozwe. Ariko igitangaje kurushaho ni uko iyi modoka ifite ibiro 397 gusa. Izo moto zitwara abagenzi zirusha uburemere. Iyo wumvishe iby'iyi modoka uba wumva ari nk'ikintu kibura imyaka myinshi cyane ngo kizavumburwe. Ariko mbere yuko tubona igihe imashini zikoresha zavumburiwe, reka turebe contact lenses. Igitekerezo cya contact lenses ndavuga utwo dukoresho muri kubona dufasha umuntu kubona, ntabwo cyatangiye muri laboratwari, ahubwo cyahereye mu bitekerezo bya Leonardo da Vinci mu 1508, aho yagerageje guhindura uburyo amaso arebamo akoresheje amazi, yerekana ibintu bigomba kuzakorwa mu binyejana bizaza. Paka mu 1800 ubwo Abadage bakoraga marinete, bakoraga izo lenses za mbere. Nubwo kuzambara byari bigoye, ariko bagaragaje neza ko ibyo Leonardo da Vinci yari yatekereje byari byo cyane. Uyu munsi wa none barazikoze neza, abantu barazambara. Cyatangiye ari igitekerezo kiri aho, ariko abarenga miliyoni 150 ku isi yose bambara contact lenses. Nyuma y'imyaka 500 igitekerezo bakizize perfect. Mbere yuko tubona iby'ivumburwa rya calculatrice, reka turebe pregnancy test na automatic doors. Niba utekereza ko uburyo bwo gupimwa ko umuntu atwite ari ubwa vuba, uribeshye. Ko mu myaka 3500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu bwari bwa Misiri byarakoreshwaga. Bakibaza ngo byagendaga bite. Umugore yanyaga mu gafuka karimo ingano n'imbuto bita bare, maze izo mbuto zamera nyuma y'iminsi mike bakamenya ko atwite. Dore ko n'ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje ko ubwo buryo bwari bwizeye ku kigero cya 70%. Gusa nanone mu nsengero nini ikindi gitangaza cyarabaga. Imiryango yifungura, automatic doors. Hakoreshwaga sisitemu y'amazi na pressure y'umwuka ushyushye, byose byakozwe na engineer Hilon of Alexandria. Imiryango yari ifungura kugira ngo nimero igihe abakundi yegera. Ibyo ni ibintu bibiri tubona buri munsi tukagira ngo ni tekinoloji igezweho, kandi byaratekerejwe imyaka 1000 ishize. Mbere ko tubona ibitangaje kuri calculatrice, mu byo tumaje kubona ni ikihe cyagutangaje? Cyandike muri comment. Reka duhere kuri toilet. Aho ujya muri toilette maze wakanda amazi agakuraho umwanda, ukibwira ko ari ikoranabuhanga ryavuba. Mbere cyane ariko kurumbiye ugezweho, toilette bafurashinga zari ziri koza mu mateka. Buriya mu myaka y'2500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, mu mujyi bw'abi bw'abahindusi bari bafite ubwiherero bufite sisitemu zijyana imyanda, nyine byari nk'igitangaza muri icyo gihe.
ariko tuwarete imeze neza nk'izo tubona uyu munsi yakozwe na Sir John Harrington mu Bwongereza mu 1596. Izo tuwarete zakoreshaga ibigega na valve zo gutwara umwanda, ariko nyine izo zabaga hahandi mwita mu biyiko bya zahabu. Nubwo abantu batangiye kuzikoresha cyane mu 1900, guhera kuri tuwarete z'amabuye kugeza kuri tuwarete nziza zisukuye zifite n'ahantu bicara, tubaza imyaka irenga 4000 tunoza neza uko wafurashinga umwanda. Mbere yuko tureba ibya calculatrice, reka turebe vending machines. Ndakeka uri kureba iyi video uzi imashini bashyiramo amafaranga ikaguha igicuruzwa runaka. None se wari uzi ko iryo koranabuhanga ryavumbuye imyaka 2000 ishize? Mu kinyejana cya mbere mu bwami bwa Misiri, n'umwenjeniyeri w'umugireki wita Hero of Alexandria yakoze imashini ushyiramo igiceri maze ikaguha amazi y'umugisha angana n'amafaranga utanze. Nubwo ubu ngubu izo mashini ziri digital, ziri cashless kandi zifite buri kintu cyose wakimagina, ariko imizi yazo ikomoka mu myaka 2000 ishize. Reka uyu munsi dusoreze kuri calculatrice. Kera mbere ya laptop na smartphone, abantu bari bakeneye kubara imibare kurenza uko intoki z'umuntu zari kubikora. Ubwo mu kinyejana cya 17 abanyamibare nka Blaise Pascal na Gottfried Wilhelm bubatse calculatrice za mbere mu mateka. Aho Blaise Pascal yakoze calculatrice kugira ngo agabanye umutwaro wa se wo kubara imisoro. Izo calculatrice zakozwe n'abo bagabo zateranyaga zigakuramo zigakuba zikanagabanya. Ubu ngubu buri muntu wese agenda na phone yamukorera ibyo byose, ariko byose byashobotse kubera abagabo nk'aba batekerezaga isi mu gihe kizaza. Ibi se wari ubizi? Nadusoreje iki kiganiro cy'uyu munsi. Niba cyagushimishije, yibagirwe gukora subscribe. Ciao ciao.